ngo na kugira ngo kino kiganiro kikugeraho 5 kuri 5 barimo Wiri Consultancy and Construction Company Limited ndetse na Kwasiri Limited batanga services zitandukanye zijyanye n'ubwubatsi inzuzi mu bijyanye n'ubwo indwi 85 55 56 65 bakwakirane na yombi cyangwa hatuye cyangwa uri mu nkengero zaho nyamuneka nkubwire yuko ukeneye kuruhuka neza cyane nahani nakurangira ugomba kwerekeza hatari muri Golden Park mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata rwagati hari hafi yahimukiye deposit birayi bagufitiye amacumbi bagufitiye icyo kurya icyo kunywa hari na promotion ntabwo wicwa n'irungu ko hari gisope haba hari live band ibintu karushaho kugenda neza cyane abantu barebe umupira ni mugoroba barebe umupira wahuzaga Republika Demokarasi ya Kongo na Senegal wabonye yuko bari baryohewe cyane rwose aho umupira waje kurangira Senegal ikoze remontada ivuye inyuma igatsinda ibitego bitatu yabanje ibitego 2 na Republika Demokarasi ya Kongo abafana wa Republika Demokarasi ya Kongo bakiramanta cyane ntibashimishwe nuko ikipe yabo yitwaye bakamenagura intebe bakazimenagura muri stade ibintu byose bagashambaguza wari mu bireba neza cyane turi hariya muri Golden Park mu karere ka Bugesera ubwo nawe gira yuko promotion iracyahari ku bintu byari byo byose amata itabyara amavuta nawe kandi ukeneye kumenyekanisha ibikorwa byawe hano mu kiganiro Troviseri ushobora kutwandikira kuri 0798 6554521 ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp gahunda zikarushaho kugenda neza cyane amataga itabyara amavuta reka dutangire rero tureba ku nkuru muri rusange ziriwe zivugwa hano mu Rwanda reka duhere kuri iyi inkuru ivuga ko u Rwanda rwasabye amahanga gushakira amakimbirane ibisubizo birambye hashaka ibisubizo by'amakimbirane mu buryo burambye hari amakimbirane twavutse dusanga dushobora no kuzatabaruka tukayasiga kubera yuko hatari amakimbirane ntabwo gashaka buhake yabona uko abyungukiramo vita vya panzi furaha ya kunguru intambara y'imishwi rwose aho ngaho ibisiga biba bisakiwe nyine niko bigenda hariya rimwe na rimwe kandi izo ntambara ziba zatewe nabo mu burengerazuba na Amerika Guverinoma y'u Rwanda rero yasabye umuryango mpuzamahanga gushora imbaraga nyinshi mu gushaka ibisubizo birambye ku bibazo bikurura amakimbirane yugarije ibice bitandukanye byo hirya no hino ku isi no guhangana n'ingaruka zabyo gusa Marite Ngoga ambasaderi uhoraho w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ufite icyicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigarutseho mu biganiro nyungurana bitekerezo byabereye aho ngaho mu nteko mu muryango w'abibumbye avuga yuko rwose ibyo bintu rwose bigomba kuba bishakirwa umuti kandi mu buryo burambye muri ibyo biganiro abahagarariye ibihugu byabo bagaragaje ingorane n'amahirwe ahari mu guharanira kubaka amahoro n'umutekano birambye ku batuye isi ambasaderi Martin Ngoga yabanje guha icyubahiro abaharanira amahoro batanze ikiguzi kiruta ibindi aricyo cy'ubuzima bwabo bari mu kazi ko kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi nashimira n'abakomeje ubwitange mu guharanira kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye by'isi yavuze ko ihame ryo kutabugama nka rimwe mu mahame ngenderwaho mu kubungabunga amahoro bigira uruhare mu kubaka icyizere n'icyubahiro cyaboherezwa mu mahoro ariko ngo isi ngo siko bigenda akenshi usanga ibyo bohereza rwose hano ku isi byo baba bamiranyije mu mahame mu mpapuro ariko bigenda rimwe na rimwe ati ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwahuye n'ibibazo by'amabwiriza adasobanutse
zigabanya icyizere cy'ibihugu byakira aboherejwe mu butumwa no mu bandi barebwa n'amakimbirane. Amabwiriza yashyizweho akwiye kuba agenwa mbere na mbere no kuba hakenewe umutekano mu bihugu byagizweho ingaruka ndetse no ku baturage babyo. Nujya gusuzuma neza ariko uzasanga ari aho n'ubundi izi ngabo zitwa ko ari z'umuryango w'abibumbye naho zagaruye amahoro ku isi kuvayo itarabana UN kiri SDN. Rwose nabwo byari bikigoranye. Société des Nations byari bikigoranye rwose, byari bikigoranye na n'ubu ngubu ubona ko rero bikigoranye. Barabivuga ariko bamwe baba bafite agenda zabo, Reka tujye ku makuru ajyanye n'ubutabera, aho urukiko rukuru rwa gisirikare rwanze ubujurire bw'abasirikare batatu baregwa muri dosiye ya APR FC. Urukiko rukuru rwa gisirikare ruherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali rwanze ubujurire bw'abasirikare barimo Major Vincent Murigande na Kapiteni Penina Mutoni na Kapiteni Penina Umurungi bari barajuriye icyemezo cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Isomwa ry'urubanza ryabaye kuri wa gatatu tariki ya 10 Nzeri 2025, rikaba ryabaye abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha n'abarunganira mu mategeko yewe bose nta numwe ari witabiriye isomwa ry'urubanza, nta bari mu cyumba cy'urukiko. Kuri 26 Kanama 2025 nibwo urukiko rwa gisirikare i Nyamirambo rwari rwategetse ko abaregwa bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ni icyemezo bahise bajurira mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha rero bwabasabiraga ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma bakurikiranwa. Urukiko rwa gisirikare kandi rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Major Murigande Vincent akekwaho ubufatanyacyaha mu cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Icyakora urukiko ruvuga ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo guha undi muntu inyandiko adakwiye guhabwa. Ni mu gihe kandi kuri Kapiteni Mutoni Penina urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe n'icyaha cyo gukoresha ubosha inyandiko mpimbano. Icyakora rwasanze nta mpamvu zikomeye zatuma akekwaho icyaha cyo guhundi umuntu inyandiko atakwiriye guhabwa. Ubwo ni ya matike y'indege bavugaga ko amatike y'indege abayahawe bagombaga kuyahabwa kuko ntabwo bataremerewe kuyahabwa, buri muntu wese yagura itike. Ni mu gihe kandi Kapiteni Murungi Penina urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ubufatanyacyaha mu cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Mu isomwa ry'urubanza rero ryabaye none ku ya 10 Nzeri 2025 urukiko rwatesheje ubujurire cyase rwatesha agaciro ubujurire bwabo rutegeka ko bakomeza gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Bikaba biteganyijwe ko rero mu minsi 30 abaregwa bazatangira kuburana mu mizi. Ubwo nkwibutsa ko nabandi bari kumwe muri dosiye ko ari 28 bose hamwe 25 bararekuwe by'agateganyo, barimo abanyamakuru, abayobozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ndetse n'abasivile. Buno gutegereza rero tukazamenya iby'uru rubanza uko ruzajya rugenda, tuzatugenda tubikugezaho n'ubundi 5 kuri 5. Tukiri kandi kubijyanye n'ubutabera ntabwo twabura kukubwira yuko Gisele Umuhumuza uyu nguyu yaramaze igihe gitoya abagizwe rwose umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, akaba nawe yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Twarivugaga ku munsi w'ejo ko ari busomerwe, none tuvuga yuko nagira amahirwe atagira abantu benshi bayabona ashobora gukurikiranwa adafunze, ariko byari amahirwe adasanzwe. Urukiko rero rwa Nyarugenge rwategetse ko Umuhumuza Gisele usanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo afungwa iminsi 30 y'agateganyo, aho akurikiranyweho ibyaha yakoze ubwo yari umukozi muri WASAC Utility twabigarutseho ku munsi w'ejo, birimo gukoresha ngo ububasha habwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, itonesha, urwango, ikene wabo n'ibindi. Bikavuga ko n'ubundi ngo bishobora kuba biri muri dosiye imwe na Professeur Umare Munyaneza nawe ari umuyobozi mukuru wa WASAC, nawe ngo bakaba yaratawe muri yombi n'akaba yarakatiwe iminsi 30 y'agateganyo, akaba yaranamaze no kuzamurwa mu igororero rya Mageragere aho ngaho ni mu mujyi wa Kigali.
ubwo Gisele nawe rero no gutegereza iyo minsi 30 y'agateganyo cyangwa se niba ajuririra icyo cyemezo, ariko nanone hari aho usanga biba bigoye rwose niyo wanajurira akenshi gihita kinagumaho rwose. Hari ibyo usanga rwose bigoye biba bisa nkaho ugomba guhebera urwaje ukakira uko bimeze. Nako kandi inyungu ya RSSB yageze kuri miliyari 361 na miliyoni 700. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB Regis Rugemanshuro yatangaje ko inyungu y'uru rwego yagiye yiyongera mu myaka 5 ishize, aho yageze kuri muri Kamena 2025 yari igeze kuri miliyari 361 na miliyoni 700. Bisobanuye ko ngo habayeho izamuka rya 16.7% buri mwaka. Yabigarutseho mu kiganiro uyu muyobozi yagiranye n'abanyamakuru cyagarukaga ku ishusho rusange yuko ihagaze bwo RSSB kuva mu mwaka wa 2020 kugeza 2025. Urumva ko urwunguko ni rwinshi, ariko bagerageza no mu mitangire serivisi aho bageraho bahurira nizo serivisi nazo bazitange neza uko amafaranga niba yabonetse, bagerageza n'ibyo bikorwa bindi bigende neza. Kora ko abarwayi kwa muganga bamwe baracyarira mu myotsi ko icyo bakora ari consultation gusa, ubundi bakabwira ngo imiti mujye kwishakira, kandi urumva bari kunguka. None se kuki kurwo rwunguko rwakabayeho yego, ariko sinamwishimira ko rwabayeho ari na rwinshi? Nuko ibibazo byose byari byakemuwe neza, cyangwa no kurwana kugira ngo uyashyire mu isanduku uzabone ko wunguka menshi, ariko hari abafite ibyo bari bagenewe batabonye. Yanagarutse kandi ku ishusho ya RSSB mu mwaka wa 2024-2025 aho yavuze ko muri rusange umutungo wa RSSB wikubye kabiri mu myaka 5 ukaba ugera kuri miliyari 300 kugeza muri Kamena 2025. Uvuga ngo umutungo wa RSSB ni miliyari 300, ariko ubwo ngubwo urumva harimo n'inyubako n'imitungo itimikarwa muri rusange tugira ngo nahantu harunze ibyo bifaranga. Urwunguko rero ku gishoro rwavuye kuri 1.4% muri 2021 rugera kuri 14.2% muri Kamena 2025, bingana rero na miliyari 361 na miliyoni 700 muri uyu mwaka zungutswe rwose na ruriya rwego muri rusange. Muri ruriya rwego rwungutse ubona ko amafaranga muri RSSB ho yagiye aboneka rwose, ariko kibaza ngo imitangire ya serivisi n'urwunguko bihuzwa gute? Ushobora kugira ngo wunguke menshi uyabike, ariko nanone abahabwa serivisi nabo bakigaragaza yuko harimo ibitagenda, bagombye kuba bavuga bati rwose murebe kuntu abantu babona imiti kwa muganga, hanyuma ibintu urusheho kugenda neza cyane. Amafaranga mwunguke yego, ariko nabishimira serivisi bazishimire. Nabo kandi RDB yatangiye guhiga bukware ibiryabarezi. Niba ufite ikiryabarezi umenya yuko mu minsi mike niba kigusangana rwose bitazakugendekera neza, kuko ugitunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibiryabarezi byaraciwe mu gihugu burundu uretse ahantu hamwe gusa, kandi aho hantu hamwe gusa abantu bafite ubushobozi bwo kuba bajyaho bakabikinirayo ni mbarwa mu Banyarwanda. Ubundi no ku mikino y'amahirwe yose muri rusange niko byakagenze, bibaye kuko ari kubw'ineza n'inyungu z'abaturage, kuko abenshi babarira mu myotsi ko byabateye agahinda gakabije, ko byabateye ibibazo bikomeye. Urwego rero rw'igihugu rw'iterambere RDB ku bufatanye n'uruganda rutunganya imyanda ikanatunganywa rwose, iyo myanda ikavamo ibikoresho bitandukanye, rukaba rwitwa Imvolisaves Rwanda Green Park. Yatangiye ibikorwa byo gukusanya imashini zizwi nk'ibiryabarezi hirya no hino mu gihugu. Ni igikorwa rero kigamije gukusanya ibiryabarezi hirya no hino mu gihugu kugira ngo urwo ruganda rubitunganye bivemo ibindi bikoresho bitandukanye, kubera ko ngubu zitakyemewe gukoreshwa mu Rwanda uretse muri kasino gusa. Muri kasino hajyamo abantu b'abakire nibo bakina imikino y'amahirwe bashora amafaranga menshi, niho honyine hemerewe gukinirwa ibiryabarezi muri kasino gusa.
ahandi hirya hino mu gihugu niba uzi umuntu bifite mu mabutiki hehe bamwe babikina mu tuzu bihishe mu byumba. Hari abanyandikiye ubutumwa bambwira ko hari abiho biri za Kicukiro rwose muri hazwi nka Gashyekero ngo birahari barabikoresha ibiryabarezi. Hari murenge wa Kigarama ngo birahari aho babicuruza mu bwihisho bagenda bikoresha mu bwihisho rero umenye ko bitemewe. Kubera kugeza amagengo ya imashini zisaga ibihumbi 800 zimaze gukusanywa hirya no hino mu gihugu aho zizagenda zigashongeshwa zigakorwamo ibindi bikoresho. Barazishongesha zivana ibindi bikoresho mu gihugu hose zirimo ziragenda zikusanywa. Harimo kandi ngo ibiryabarezi igihumbi by'abantu bari barahawe impushya nyuma bakazikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izi igihumbi nabwo barazambuwe. Ikiriho nuko ugomba kumenya ko ibyo biryabarezi mu mujyi wa Kigali bavuga ko bamaze kuzenguruka babikusanya. Nibo harahoze ibyasigaye umenye ko umuntu ko bikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko nafatwa gahanwa ubwo azaba ari wawe wiyishe utaririrwa. Mu ntara y'Uburasirazuba niho bakomereje ibikorwa byo gukusanya ibiryabarezi kandi ngo bamaze gukusanya isaga 3,000 hirya no hino. Bimwe harimo ngo ni kimwe cya kabiri n'ubundi cy'ibyo bagomba kugenda bakusanya hirya no hino mu gihugu. Urumva ko urugendo ruracyari rurerure. Niba nawe ufite ibyo biryabarezi umenye yuko bikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ufashwe ntuzagire uwuririra kubera yuko uwiyishe ntabwo aririrwa. Ubushinjacyaha kandi bwa Loni bwasabye ko Kabuga yoherezwa mu Rwanda. Kabuga Felicien n'ubushinjacyaha rero ku rwego mpuzamahanga rwashyiriyeho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha RMCT rwasabye ko Kabuga Felicien afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda kuko ari cyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. Ibindi byose byaravuze biti reka ntabwo twakira umunyabyaha, umuntu wateye inkunga genocide ntabwo rwose byashoboka. Ari no mu bamambure fondateri batanze n'amafaranga yo gushinga radio Rutwitsi ya RTRM ku rutonde rwose nawe namubonyeho. Mu mwaka wa 2023 urugereko rw'ubujurire bwa RMCT bwafashe icyemezo cyo guhagarika kuburanisha Kabuga runasobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi. Kuva icyo gihe rero kugeza ubu aracyara afungiye irahe mu Buholandi. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Brammes ku ya 9 Nzeri 2025 bwagaragaje ko nubwo Kabuga Felicien yinubira gukomeza gufungwa avuga ko uburenganzira bwe butubahirizwa, ibihugu by'Iburayi yifuje ko bimwakira byaramwanze. Biragenda bishimangira n'ubundi na bya bindi bya proteze zigira nyirazo turabigarukaho mu kanya, aho mu Faransa bavuze bati ntushyingurwa hano ahubwo umurambo bawusubize muri Niger aho waguye n'ubundi. Ati nyuma y'imyaka 2 Kabuga aracyari mu rujijo mu gihe yinuba ko gukomeza gufungwa birenga ku burenganzira bwe bw'ibanze. Ibihugu by'Iburayi yahisemo kumo byagaragaje ko bitamwemera kandi igihugu arimo cyashimangiye ko Kabuga atafungurirwa ku butaka bwacyo, nacyo numva cyaramwanze. Ubushinjacyaha bwa Loni bwagaragaje ko nta mpungenge zikwiye kubaho mu kohereza Kabuga Felicien mu Rwanda kuko azitabwaho mu rugendo rw'indege bijyanye n'uburwayi bwe kandi ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza uburenganzira bwe n'ubwisanzure. Ati ubushinjacyaha burasaba ko uru rukiko rufata icyemezo cyo gufungura Kabuga by'agateganyo. Serge kandi n'abagenzi be bagaragaje ko niba hari imyanzuro ikwiye gutangwa kuri iyi dosiye ya Kabuga idakwiye gutinda, hitwaje ko amakuru ku buzima bwe adakwiye kujya hanze kubera ko amakuru menshi y'uburwayi bwe yamaze kujya hanze. Ubwo no gutegereza tukareba yuko rero iki cyemezo cyazafatwa koko akoherezwa kuburanira mu Rwanda. Nari nkomoje n'ubundi kuri proteze igira nyirazo. Meya w'uhara mu Faransa mu mujyi wa Orient yasabye ko yo umurambo usubizwa n'ubundi muri Niger. Meya w'akarere ka Orient mu Faransa Serge Gloire yasabye ko umurambo wa proteze zigira nyirazo wakurikiranyweho uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi
mu mwaka wa 1994 wasubizwa mu gihugu cya Niger. Uyu muyobozi yatanze ubu busabe nyuma yaho inama nkuru y'ubucamanza bw'Ubufaransa ku ya 9/25 ifashe icyemezo kidashidikanywaho kibuza umuryango wa Zigira Nyirazo ko wamushyingura mu irimbi ryo mu mujyi wa Ohia kubera ko uwo muhango washoboraga guhungabanya ituze rya rubanda muri rusange. Mu gihe kandi umurambo wa Zigira Nyirazo ukibitswe by'agateganyo mu buruhukiro muri komine ya Sala kuva tariki ya 19 Kanama kuko yatarutse kuri 3 Kanama. Meya Serge yahishuye ko nta karere ko mu Faransa gashaka kwakira uwo murambo kugira ngo ushyingurwe. Akari no mpamvu rero isasaba yuko bawusubiza uwo murambo wasubira muri Niger aho yaguye akari naho ashyingurwa. Ibintu byaravuga ku munsi w'ejo uzirinde gukora icyaha kora ko nuramuka ukoze icyaha kizagukurikirana iteka, cyane cyane bino byaha bidasaza barimo n'icyaha cya genocide. Ni icyaha kibi cyane ku rwego rw'isi. Ni icyaha kigukurikirana waba uri muzima waba warapfuye ndetse kikanototera nabo mu muryango wawe rimwe na rimwe, kubera ko icyo cyasha byanze bikunze kugira ngo bagihunge biragoye. Mu mujyi wa Kigali kandi ambasade y'Amerika yasabye abakozi bayo kuzakorera mu rugo mu gihe cya shampiyona y'amagare y'isi iteganyijwe kuva ku itariki 21 kugeza ku itariki 28 Nzeri 2025. Ibingibi rero bitangajwe nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda yatangaje yuko muri ayo matariki abo bishoboka bagomba gukorera mu rugo kugira ngo batange umwanya kuri iryo rushanwa ribe mu bwisanzure, umutekano muri rusange ubungabungwe neza. Ambasade y'Amerika rero yavuze ko kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 9 nibwo bitangaje, ahubwo ivuga ko kuva ku itariki 22 kugeza kuri 26 Nzeri 2025 akazi kazagakorerwa mu rugo. Serivisi zitangwa imbona nkubone zizaba zisubitswe zirimo iz'ubwene gihugu bwa Amerika nibazwa ku bijyanye na visa. Ibyo bizasubukurwa nyuma y'ayo matariki yavuzwe haruguru. Kuva ku munsi wa mbere kandi kugeza ku wa gatatu w'iri rushanwa hazakoreshwa umuhanda BK Arena Kimironko, kuri Simba, Shehando, Prince House, Sonatibe, Nyanza, Kicukiro, Gahanga, Sonatibe, Rwandex, Mukanogo, kwa Minyone ndetse no kuri Kigali Convention Center. Ku munsi wa mbere kandi hazongerwaho no Mukanogo Lompuwe yo mu mujyi. Ku munsi wa kane kandi hazakoreshwa umuhanda Kigali Convention Center, Gishushu, Shehando, Prince House, Sonatibe, Nyanza, Kicukiro, Sonatibe, Rwandex, Mukanogo, kwa Minyone ndetse na Kigali Convention Center. Ku munsi wa gatanu kandi kugeza ku wa karindwi nawo wa nyuma hazakoreshwa umuhanda Kigali Convention Center, Gishushu, Nyarutarama, Minagri, Ambasade y'Abahorandi, Kimihurura, Cadillac, kwa Minyone ndetse na Kigali Convention Center. Ku munsi wa nyuma kandi hazakoreshwa umuhanda uzakoreshwa kuva ku munsi wa gatanu kugeza ku wa karindwi hiyongereho Sopetrade, Peage, Lompuwe yo mu mujyi, Muhima, Nyabugogo, Giti Kinyoni, Ruriba, Karama, Norvege, Nyamirambo, Kimisagara, kwa Mutwe, mu Biryogo, Gitega, Lompuwe yo mu mujyi, Peage, Poilul, Peage hari ahubwo muri Lompuwe yo mu Kanogo ndetse na Sopetrade, Cadillac, kwa Minyone ndetse basoreze kuri Kigali Convention Center. Izo nzira zose rero ugomba kuzimenya nawe muri icyo gihe ukazajya umenya uko upanga gahunda zawe. Mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda rero umusore arakekwaho kwica se ariko bikavuga ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Ni umusore w'imyaka 37 y'amavuko akurikirana nko kwica se witwa Nsengiyumuremyi Edouard amutemesheje umuhoro amuziza ko yanze kumuha umunani. Makuru avuga ko ubwo bari mu gikoni rwose batetse ibyo kurya uwo musore na se na nyina ariko nawe afite uburwayi bwo mu mutwe yabaje isetise uzampa umunani ryari. Busaza aramusubiza ati mu gihe uzaba ugiye gushaka. Umusore yahise agira umujinya murandura nzuzi yikoza mu nzu azana umuhoro cyangwa umupanga amutema ku kaguru agwa hasi. Uwo musore akomeza kumutema no mu mutwe hose kugeza apfuye. Ibyo byabaga kandi nyina areba ariko ntiyamenyaga ikijya mbere muri rusange kuko nasanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe.
urumva ko ikizira gikomeje kwiganza ahera muri rusange. Mu gihe kandi mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Nyagatare hari inkuru naho y'incamugongo y'umugabo wishe umugore we afatanyije n'umwana we. Ubwo umwana yagize uruhare mu kwica nyina, umugabo wagize uruhare mu kwica umugore we. Ngaho mva nawe iyo fenomene. Nyagatare hariya rwose mu burasirazuba bw'u Rwanda twajwe mu kizira gikomeje kwiganza ahera. N'umugabo n'umuhungu we bo mu mudugudu wa Rurambo mu kagari ka Rurenge mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare batawe muri yombi nyuma yaho baketsweho uruhare mu rupfu rw'umugore w'uwo mugabo wasanzwe mu nzu yapfuye ndetse yanakataguwemo ibice bakabijugunya bimwe mu musarane birimo amabere n'ibiki. Ibaze umwana amabere yaramonkeje arangije akora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Uwishe umubyeyi rero witwa Mukandutira Julienne, ababonye umurambo bemeza ko yari yashinyaguriwe bikomeye cyane kuko ibice bye by'umubiri byari byacagaguye cyane. Ariko uwo musore yatawe muri yombi, ariko umugabo bivuga ko ari n'umwarimu yashatse gutoroka inzego z'umutekano ubwo yari yamaze gufatwa zikora akazi kazo. Ubu ngubu nawe ntabwo agihumeka umwuka w'abazima. Urumva ko ibibazo biracyari byinshi mu muryango nyarwanda, ibibazo biracyari byinshi. Birasabwa ko abanyarwanda basubira ku isoko bakimika indangagaciro y'ubumuntu, ariyo ndangagaciro ihatse izindi. Hanyuma rero mu karere hariya ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda naho ubucuti bw'abagabo babiri ngo bwarangiye nabi, umwe hasiga ubuzima. Wakibaza ngo byagenze biti? Ubundi inshuti hari ahantu baba barari inshuti nyine, inshuti ntabwo zakagombye kuba zagirana ibibazo. Ariko Nyaminani Alexandre wumve ukuntu banitiranwa na mugenzi we Nyaminani Irando Ward bateze kurira igiti cy'avoka bakagwa hasi, bavuga ko uza kubishobora agurira mugenzi we icupa. Nyaminani Alexandre abigerageje yitura hasi ananirwa kubyuka. Byabereye mu mudugudu wa Nyagisozi akagari ka Mahembe umurenge wa Byimana, umwe mu mirenge 9 igize akarere ka Ruhango. Nyaminani Alexandre wapfuye rero afite imyaka 42, naho uwo bateze witwa Nyaminani Randowar afite imyaka 36. Bamwe mu baturage bari hafi y'abo bagabo bavuga ko aba bombi bari inshuti z'akadasohoka, inshuti magara, kuko ngo buri mugoroba babaga bari kumwe bari gusangira agacupa. Bavuga ko Nyaminani Alexandre ari we wabanje gusimbuka hejuru y'igiti cy'avoka yitura hasi. Hanyuma rero Nyaminani Alexandre yasimbutse bategereza ko abyuka biranga, ahita ashira mu mwuka. Ibaza intego nk'iyo ngiyo pe. Ngo umuryango we wihangana, ariko nyamuneka namwe mwirinde ibikorwa nk'ibi byashyira ubuzima bwanyu mu kaga. Muracyafite ibyo gukora byinshi n'igihugu kiracyabakeneye. Nako kandi igihugu hanze y'imbibi z'u Rwanda yenda dusoza gatoya nuko igihugu cya Qatar cyatangaje yuko kizihorera ku bitero bya Israeli yagabweho rwose bikomeye cyane, ishaka guhitana abayobozi ba Hamas bari hariya muri Israeli, kandi bari mu biganiro byo kurakwa amahoro yagaruka hariya muri Israeli, hagati ya Israeli ndetse na Palestine. Ubwo rero Qatar yarashweho ibisasu, bakavuga ko byaguyemo na bamwe mu bayobozi ba Hamas bari bitabiriye iyo nama, ariko Qatar nayo ikagira iti tugomba kwihorera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nayo yamaganye ibyo bitero, ariko ubundi yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli ujye ushyiramo bihwanye. Katugaruke mu kanya gato yawe ntujye kure, turebe ibijyanye n'amategeko y'umuhanda agiye kuba agira amwe avugururwa nyuma y'imyaka isaga 38.